murakaza neza muri Kadola Electronic Shop, tubakorera amatelefone, radio, televiziyo ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Battery murakaza neza muri Isanga, umukiriya n'umwami tumufata nk'umukwe. Tugiye gusenya umva none nkubwira akantu ari umuntu yamamagaye yari yamamagaye urumva ambwira ngo tuze guhurira hano kandi sha ni mwiza rero tumubona nawe waretse gusenya tukabyorera tukabanza tukajya kumureba gusenya ko turasenya nyuma cyangwa akaza no kudusenyera n'ahantu tugende nta kibazo. Mani wakubise mwana. Umva sobiretse ga. Uziko? Umusita nyine nagiye kujya kureba. Twavuga ko nzajya kumureba ariko nyine shaho nagasito. Sibungangana? Kirida ni nini bya bindi byatanze. Ariko mfite ikintu gakundira wakinwe. Ubwo nawe ndakuzi nyine. Ubwo nabize nyine ndi mwana wagereka kumfata gutyo unziki. Tugenda nyine tubarebe. Ariko harakandi ntawe mbona mwo mwifunganya buri gihe. Karakambara ibijipo bigeze ukozemo kono. Karazi ko karakaba kambesha mwana. Kabaka kubika. Ntabika tugenda ariko ibintu ntago ari so. Umuntu wago ntunavuge. Barabano tunyi navunika dore ko ari niyanjye. Mugende mwana muri no kutubangamira. Niko. Umezute? Ni kori warabuze se. Naburiye Yesu ubu ari wowe wakutuza hari ahantu ubizi ko na musaza wanjye bameze wewe wasohoka umwana waje nahagera nkagushaka ngakubura ubwo nyine nuko nyine byari ugize amahirwe turahuye ugize nayo amahirwe ndatorotse igipangu barambwiye njye gusenya ubwo nyine kubw'amahirwe kubera ko duhuye ubwo nyine nanjye arakantu numvaga nakubaza ubwo nyine nagira ngo mutubaze akahise numvaga nakubaza nyine nagira ngo dukundane nyine undane nawe ubyumvishe gute ntabwo byashoboka pe bitashoboka ntabwo byakunda kubera iyo ariko ibaze wowe iwanyu ni mu batinda abantu batagira n'iki ariko reba mu rugo wakumva ngo nakundanye n'umuhungu wo mu cyaro so waje ubyereka na fazara dafite naho abarirwa ubu nahigize amahirwe turahuye umusaza wanjye afite imbaraga namuvuze nabi hakajya n'umuntu ukumva mva bakunaganika mu gito ugasanga wandagaye mu giti nanjye nabonye akaze nyine ariko nyine ubu nahigize amahirwe ahubwo ciceka kandi namuvuga nabi turi kumwe bimeze bite shushu be ko ufite ubwiza budashirira n'irongora ubundi dipi z'iminsi bimeze bite ariko uzikuri twa nini utwa nini cyane iri zuba ndi kubona ariko mene mbwakazaga hanze sibyo byakuzanye ntago ibi bibe byanzanye kuba ufite ubwiza nk'ubw'igisabo cyari boye sinabitinda What do we have this? Ese ikintu cyanzanye
nanjye kukubwira ko ufite amatako meza we ya danje kuko yari butarya capati mbese kubimbwira musaza wanjye uri harata byatanyoroheye ibyo byamfasha iki ubundi ngiye kugira bamere ko nange ukunda gera hino nibone ngiye nifatira kuri nizo nyashi zawe wajya n'ubundi ntazi hari ese igihe waherewe umwerera wewe ufite iki ngiye mfite ruvuna abataka we n'iki ziri kuzibona nyashi urazifite inzoga yanyweye ko ziri kugutera kuvuga gutya apo nta namwe n'ubundi ufite twanya bambwiye ko nazo mfite nshaka yikiza shanda gukunda nkuze nawe What in this? shawa nkunda ntago uzi ko ndi imfubyi cyangwa kirabiye ubundi azakwirongorera se ntago azandongora ariko ikibazo aramfuye apo cyuru ufite n'udutama twiza maze Mumu man. barasiba blessing dore na shadi kandi musaza wawe yatwenga n'utubona bari guteretana n'abandi bahungu tuzamubwira ngo azatugurira ubwo twiruke tubabwire murambandagaje sha zibashikyo ibyo bari ese sha oya reka mbanze mbabaza mutagiye gusara hano niho muza muhutaza umuntu uko mwiboneye uzi ko nabakubita mugagurwa hano na leta ma itonde wumve mbwira bashikyoza ibintu bari kubakorera Man. kubatereta ariko sino kubatereta kubabyiga bari kubabyiga icyana ngore bari kubikora bari kubikora bari kwigira bigaragara reka abagenda bica none tugende umva muze mujye kumwanyereka fata ngo tuzatugenda ujye kubanyereka sha mwereke ibintu ndabakorera reka nzane kaga kono kandi karano singa barabona Biriya bijama. dore ni ese biriya noneho kiriya kijama wagira ngo bagitwitse mu mutwe ariko nanjye ndawupfura reka ngende gitore ku mutwe w'igikomera You think say they wise? You are a mumu man. noneho urapfuye ni gusa oramwe orane basi hano hano nta kintu hano hano yiwe nta kintu hano musoza usuru aka kajama se kajama kare telefone hano agapeti nisiko sha umujama nasiko wanyu cyangwa na bene wanyu nabose kuruza bose abanyumvira imbesiri ndetse kunsabye mu insanganyiramo ngiye ukananura ariteri y'amafoke nakurya nkavugira ase sha isiko ntubona yasizira irankone agenda yicumbo yari kujya kunywa ziranzaga gaterungugo shira aka kajama nikane ntabwo uzukono ukubita wewe Wanje nahaguka nkakaribata nkapesa nibona kurana inzara ikananyica baragutwite nibwo bwabona ko ndacumba utwike bwende ubwo nugo rutaka reka nze ako tubona ase reka nze nambara ikote nabo babajama baransuza ubwo akora kuzimugenda niba kuzimugenda reka nze nambara ikote neza ndaje tubivuga ndaje tubivuga ariko sha mwana bigaba mbareka madoka niko mamwe abigabagabanyije nkako mana daforoza yaru zirangigira ngo zari zagiye gusenya abanda baba mumunyu abanda baba mumunyu ase mbanze ngwereka yakana gatago niko bro abashiki banje murabona nabo kwirirwa mujyamishije muri ano mashamba zirangigera igihe mere yazitumiye gusenya injegera na bene wanyu igihe waherewe nagukubita nubwo uri kumwe na zose urabona waduterane na twese nabakubita njyewe nta n'isoni uranyita ingegera taragasheze nakuri bata nakuri ariko ni mushiki wawe ariko ni sheri wanje na wandi bata njyewe reka tubinogose njye nkuramo ikote mbakubite muri babiri njye ibintu byose muhite munabibona abanyijana zapfuye narukura n'ubwo bwabo dore iki ngiki cyo wajya ngo bacyorosheshe urwembe yego sha mubatwa
Always we